Mutseho mwese mudukurikiranye aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbahaye ikaze muri iki gitondo cya tariki 27 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'ibihumbi 2025 aho twongeye kugaruka muri studio muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro mu myanya igiye itandukanye muherereyemo. Rero tukaba tugiye kuba twakubitira kuri aya makuru duhereye ku mujyi wa Goma ibyamaze kumenyekana yuko ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC wabidatinze biraba byamaze kugera kuri uyu mujyi wa Goma nyuma yuko abarimo wazarendo bamaze gusatira inyengero zose z'uyu mujyi. Naho kandi kuri ubu amakuru aravuga ko bimwe mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi bikomeje kugenda byigarirwa na wazarendo mu gihe igitero gikomeye cyane cyagabwe na FARDC kuri Kavumu cyasize gihungabanyije ku buryo bukomeye cyane abo mu mutwe wa M23. Lawrence Kanyuka umuvugizi umutwe wa M23 ari ubutumwa bukomeye cyane yashyize ahagaragara, turaza kureba byinshi bikubiye muri ubutumwa. Hanyuma rero reka mbashimire cyane babwire ni munyemerere tuze no kurana andi makuru agiye atandukanye, si ibyo nyine tuza kugarukaho, hari n'ibindi byinshi tugomba kuba twagarukaho cyangwa se tuba dufite kuba twabatangariza. Ari nayo mpamvu ngusaba gukanda subscribe cyangwa se sabone niba utarabikora, ndetse kuba amaze kubikora bravo cyane. Turanyarukira muri teritwari ya Rubero ari kuvugwa imirwano idasanzwe, unyebere naho tuze kuba twagerayo. Naho kandi turaza no kureba n'ibyavuzwe n'umuyobozi ukomeye cyane uyoboye akarere ka gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ibyo yaje gutangaza. Ibi byose rero nibyo tugiye kuba twagarukaho n'ibindi bigiye bitandukanye, dore ko amakuru ari menshi cyane kuko sinshobora kuvanga nakubwira ibiri kuvugwa kuri Bukavu ko nayo ubu mu by'ukuri irimo irasatirwa ku buryo bukomeye cyane n'amasisi yewe n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma rero reka tube twava aya makuru imuzi n'umuzingo duhereye ku cyo wazarendo ikomeje gukora ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC duhere muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko ku munsi w'ejo ubwo byari ku cyumweru ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025 igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije na wazarendo bagabize ibitero byasize bafite ubugenzuzi buhagije. Twinjire akantu ko kandi dore kuri inkuru ikomeye cyane imaze kuba yamenyekana. Abagize umutwe wa 23 bakomeje kumanika zimwe muri antene zikomeje kugenda ziyobera abaturage batuye mu bice bimwe na bimwe, ariko amakuru turuka ku ntasi z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC yamaze gutahura byinshi byihishe inyuma y'udukoresho cyangwa se ibi bikoresho birimo biragenda bimanikwa n'umutwe wa 23 mu myanya igiye itandukanye cyangwa se aho bafite ibirindiro mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru aravuga yuko ibi bikoresho byiswe ama antenne by'umutwe wa 23 byashyizwe ari ibirindiro byabo mu duce turimo umukununu aho bita Nyakakoma, Vicumbi, Rwindi, ndetse ngo ibi bikaba byongeye gushyirwa n'iruhande rw'aho bita Lake Edward hafi ya rwose. Ariko abaturage bakavuga ko batazi neza ikigamijwe, ariko umutwe wa 23 ubwo bamanikaga ibi bikoresho wavugaga ko ngo ushaka gushyira ikoranabuhanga rizajya rikumira yuko indege zirimo drone ndetse na Sukhoi zajya zibona mu by'ukuri sinyari mu gihe zaba ziri gutegura kugaba ibitero muri ibyo bice byose nyine bafitemo ibirindiro birimo byashyizwemo utu dukoresho. Gusa kandi nanone ikigomba kuba wamenya nuko nubwo bimeze bitya, amakuru agaragaza ko inasi z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zabashije kumenya yuko ibi bikoresho by'ikoranabuhanga byashyizwe n'umutwe wa 23 ari ibikoresho bigamije guhuza itumanaho ryabo cyangwa se guhamagarana kugira ngo bijye byorohera kandi ativanzemo indi mirongo, no kuva ku maradiyo yabo nyine agiye atandukanye. Ariko bikaba bivuga ko hasabwe umusada wihutirwa kugira ngo hahagarikwe iki gikorwa kiri kugenda gikorwa n'umutwe wa 23 kugira ngo bitaza kugira byinshi bishobora kuba byakwangiza koko harimo n'izo ndege. Ibi kandi by'umwihariko bikaba byanasabwe n'abaturage kugira ngo leta igenzure neza imenye mu by'ukuri imenye icyishe inyuma y'ibyo bikoresho birimo biragenda bishyirwa n'umutwe wa 23 muri ibyo birindiro bitandukanye twari turimo tubabwira.
Mu yandi makuru rero akomeje kugenda amenyekana cyangwa se byinshi biri ahagaragara ni uko kuri ubu ngubu urugamba rukomeje hafi n'umujyi wa Goma. Makuru aturukayo aravuga ko abitwa Wazalendo biyambitse imyenda ya gisivile maze binjira muri quartier ya Mugunga bakora agashya gakomeye cyane. Aya makuru akaba avuga ko abarwanyi benshi cyane ba Wazalendo bambaye gisivile barimo barategura ibikorwa byo kwinjira mu mujyi wa Goma bucece nyuma yo kugerageza ama operasiyo yagiye atandukanye no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko ubu tukaba tugiye kugaruka ku nkuru irimo iraturuka aho bita Mugunga. Bavuga ko rero Mugunga ndetse n'ibice bimwe na bimwe bituraye aka gace byamaze kugerwamo na Wazalendo, ndetse kandi bateze ambush jipe yari irimo aba ofisiye b'umutwe wa 23 ndetse na special force. Aba rero ngo nyuma yo gutega iyi ambush abari muri iyi jipe bikavuga ko bose batabashije kurenga aho ngaho, ndetse umutwe wa 23 tutamenye ibihabaye, nubwo aba bakomeje kugenda mu by'ukuri bakomeza kugenda bigira imbere bategura n'ama operasiyo atandukanye. Biravuga ko umutwe wa 23 ngo bitewe nuko ibice ufite mu bugenzuzi bwinshi n'imbaraga urimo urategura kushaka kumenya ndetse no gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo babashe kuba bamenya cyangwa se basobanukirwe neza abari bari inyuma iyi ambush y'abarwanyi 23 bategewe muri Mugunga. Gusa makuru ahari nuko mu by'ukuri bigoye kuza kubamenya kuko n'ubundi Wazalendo basanzwe ari abari muri ibice, ubwo niko bakomeje kugenda bakora akazi. Rero tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo, Wazalendo bakaba bamaze kwigarurira ibice bigiye bitandukanye birimo Irega, Kacuba, Mwegerera ndetse na byo muri groupement ya Ruhago, muri shoferi ya Ninja, muri territoire ya Kabare. Ibyo bice byose mvuze haraguru bikaba byamaze kuba byajya mu maboko ya Wazalendo nyuma yo kubyambura abari mu mutwe wa 23, ndetse bikaba bivuga ko abenshi mu barwanyi b'umutwe wa 23 babarizwaga hano muri ibi bice baje kuba bahasiga ubuzima nyuma yo kuraswa nyine na Wazalendo ikomeje kotsa igitutu umutwe wa 23 mu myanya igiye itandukanye, ndetse bakomeje kugaragaza no gushimangira yuko badafite gahunda yo guhagarika uru rugamba batangije hano rwo kuhangana n'umutwe wa 23. Ni intambara rero idasanzwe ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iminsi irimo iragenda yicuma, ariko uko iminsi irushaho kugenda yicuma niko ibintu birushaho kugenda bihindagurika hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona. Mu by'ukuri amakuru rero akomeje kugenda ajya ahagaragara nuko igisirikare cya Uganda koko cyamaze gushimangira yuko kititeguye kuba ingoma y'abaporoso ndetse n'igihugu muri rusange, cyangwa se mu by'ukuri batiteguye guhagarara ngo bakubitwe bareberera. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC rero cyagaragaje yuko mu by'ukuri biteguye gukora ibishoboka byose bakirwana ndetse no kurwana ku gihugu. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruhame General Sylvain Ekenge Bomusa yavuze ko abarwanyi umutwe wa 23 ari bo barimo babashotora, kandi ko umuntu adashobora kubakubita urushyi ngo batege undi musaya nk'uko insengero zigisha biturutse ku byagiye bivugwa mu myaka yo hambere nk'uko bigaragara mu gitabo cya Bibiliya. Ibi yabigarutse mu kiganiro yagiranye na Deutsche Welle cyangwa se DW ubwo yasubizaga ku mirwano imaze iminsi ibahanganisha n'umutwe wa 23 hagati nyine ya FARDC n'umutwe wa 23 barizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Abajijwe kuri bitero, General Sylvain Ekenge yabivuze ndetse agaragaza ko mu by'ukuri ikiriho bo nka FARDC batabiriho, nubwo umutwe wa 23 bashinja kubyigurutsa. Avuga ko 23 ari ahubwo ibashotora. Mu magambo ye yagize ati buri gihe twagiye twitondera amasezerano dusinya, turayubahiriza kugira ku nyuguti ya nyuma buri gihe. ni 23 irenga ku by'agahenge, ibi narabivuze inshuro nyinshi ndetse n'uyu munsi ndabishimangira. Yavuze ko ibitero bagaba biba ari ugusubiza umutwe wa 23 aho uba wabashoteye kuko batakubitwa urushyi mu musaya umwe ngo batege n'undi. Mu magambo ye ati ntidukorera mu nsengero
ni mu rusengero bavuga ngo niba ukubiswe ku musaya w'ibumoso utange n'ubiryo. Ntabwo dushobora guhora tureberera abadutera n'abadushotora ntacyo dukora. Bavuga ko twabarashe ariko nibo badushotoye. Ibyatangajwe na FARDC ni amagambo akomeye cyane ndetse agaragaza yuko bimwe mu bitero umutwe wa 23 wagiye ugaba ndetse unakora bishobora kugira izindi ngaruka zikomeye cyane hano ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse dushobora kongera gutangira kubona indi shusho yaho ibintu birimo byerekeza hano ku mirongo imbere ku rugamba. Ibi abivuze mu gihe 23 nayo yariherutse kuvuga ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo ngo aricyo kibanza kugaba ibitero. Ibi byari byavuzwe na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa yari yaje kubigarukaho. Gusa uyu nguyu General Sylvain Ekenge nawe akaba yunze mu rya mugenzi we Patrick Muyaya nawe wavuze ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se igihugu muri rusange kitigeze kirenga ku masezerano y'agahenge, ahubwo bakoze ibishoboka byose kugira ngo barinde igihugu cyabo, kandi kugezana n'izi saha batazigira bahwema kugaragaza iryo shyaka ndetse n'iyo ntumbero yo kurwana ku gihugu kugeza bakirinze umwanzi ari we M23 nk'ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga.